turi gukora icyo bita the great commission. Ko turakora akazi kamwe gusa. Abantu bose bizera Kristo nk'umwami n'umukiza bari mu kazi kamwe. Kabone nubwo wasenga kuwa gatandatu cyangwa ugasenga iminsi yose cyangwa ugasenga nijoro cyangwa ugasenga ku cyumweru, ariko ukaba wizera Kristo nk'umwami n'umukiza, turi mu kazi kamwe. Turi mu kazi gusa kamwe kitwa the great commission. Ko turamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo ngo nimugende mu mahanga yose muhindura abantu kuba bamwebwe. Niko perezida tubwiye, muhindura abantu kuba bisho. Oya, nimubahindura babisho, nimubahindura abarizerana. Ayo ni amabwiriza. Itangazo ivuga ngo uyu muntu ni uwo kubahwa kuko nawe yiyubaha mu ibanga. Mu yandi magambo, ibanga ryo kubahwa ni ukwiyubaha mu ibanga. Ibanga rimwe gusa ryo kwiyubaha ni uko twiyubaha mu ibanga, tukabanza tukaba abayumbe b'umwacu, tukabanza tukaba abayumbe, tugasirimbana n'abana bacu gusa. Abana bacu abana gusa. Abana bakumva igisimba gusa. There is what we call a being in mission. Hakabana being on mission. Abo bantu barakora akazi kamwe, ariko bamwe barashaba bari on mission first. Bo baritwa abakozi b'Imana. Ntabwo bagigera baba abana b'Imana. Baracyari abakozi b'Imana gusa. Banejejwe n'ayo mazina gusa. Abo bantu barashaka guhindura abandi bo batarahinduka. Abo bari on mission. Barashaka ngo abandi bahinduke bo batarahinduka. Kandi ubutumwa bwiza ni ububanza kuguhindura wowe. Tugahera i Yerusalemu. Yerusalemu gata. Murazi. Yerusalemu ni muri ghetto. Ghetto kabanza kamenya kuko icumbi kiguyu. Nuko. Umucuruzi wo ku ruhande urwahira dodo n'amashu akamenya kuguyu. Utengera kandi azamurira agafere. Ntabwo ari mu bayumbe bw'uyu munsi no mu bisimba no mu bantu bashaka gushusha amateraniro, ari mu barimo kujya mu ijuru, ari mu rugendo kujya mu ijuru, ari mu bantu bakujya mu rugendo. Kandi bakubwira afite yarusi, afite yarusi, icyo bita afite yarusi. Niba utazi icyo bisobanuye gusambuka amazi nawe
uyu afite ubukwe kandi tuzakora ikintu bita ku mwambaro kandi nicyo kintu muzatambuka kubera gusa kujya kureba umuhungu ufite urugendo rwo kujya mu ijuru. Ariko kizabajana uririmbe nawe uvuga ngo witinya Goliyati uri imbere yawe mu byiza bibi guma ku ihema. Guma mu ihema urakubagana mujya mugume mu materaniro urakubagana mujya gahunda mama hanyuma soma ijambo rimwe vuga ibintu bitatu igitandukanye siko basi nawe twabana abana siko bimeze gusa turi abana baryamye gahari nababwiye ko byabega Imana yakimura amasoko yo gutaramisha ubutara bose twese turaba hano Imana yaduhaye amavuta yose ariko rata mutazi n'imirimo y'Imana nta nubwo yareba ukuntu itorero ridasamaje ariko akaba aribyo basiga mu karere ka Gatsibo na Nyagatare. Urashaka imirimo y'Imana bavuge abana ba Imana yabuje abana b'Isirayeli inyanja itukura wavuze Imana yari izi itorero rya restoration rya Rega abandi bose bakababwira uravuga inyanja itukura urayizi uravuga inyanja itukura urayizi Yorodani urayizi wavuze restoration rya Rega Gabriel.
curangira gutyo. Mafaranga muraza muba bakoze umwana mafaranga
mukenyere neza bashaka kandi mugure mukweto. Haleluya. Bana bahungu bari kuri mugenzi wawe kandi yani muri nawe ni uriya nawe uwaye mwana nishe uriya uri na ese mwegera na mbere tugiye ko araba pipe tugiye gufata Mayo wanaturuka timu neza kuruka turashaka ngube umugozi w'Imana guhera kwayo abantu bera hano mu gatutu so mari dusomere Yakobo turasoma hano habiri turasoma Yakobo ibice 5 murongo wa 13 n'umusuna kubera kuri n'umurezi urageza kuri 18 w'ibuze Yakobo 5:13 ugeze kuri 18 urwandiko rwa Yakobo 5:13 mbese muri mwe hariho ubabaye nasenge yego hariho unezerewe naririmbe yego naririmbire Imana muri mwe hariho urwaye natumire abakuru b'itorero bamusengere bamusize amavuta mu izina ry'Umwami. Ibyo byose birasobanutse mu ijambo kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi Umwami amuhagurutse kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Gusenga kwande uwachakarumba wa gusenga kwa utari umukiranutsi uko gusenga kwiwe sinzi uko kugira umumaro nako ni urusaku imbere y'Imana. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura ubutaka bumeza imyaka yabo. Amen. Jambo migani soreze mu migani ibice 3 murongo wa 5 musozi wa 7 migani ya Salomo ibice 3 yego murongo wa 5 musozi wa 7 ibice 3 murongo wa 5 mu gitabo cy'imigani ibice 3 murongo wa 5 dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose we kwishingikiriza ku buhanga bwawe uhore umwemera mu migendere yawe yose nawe azaja akuyobora inzira urimo. Ntiwishimire ubwenge bwawe uje wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga ukagira imisokoro mu magufwa yawe. Nasanze iki gitaramo cyajyaga mwari muzi ko turi gutaramira isi, mwari muzi ko aya materaniro atarambira hano kuri muri izi mbibi z'itorero, mwari mubizi. Ejo ni Kigali mumera mbangariza arasuhuza arambwira ngo hari igitaramo wigeze utaramana n'umwana witwa Zimuri Nyagatare byabega. Arambwira ngo icyo gitaramo cyakoze ku mutima. Ndavuga ngo umwana ibo umugisha kuko wasogogeye ku gitaramo. Igitaramo kiri hano kikabana hano. Uzageze hano wipanze neza hano. Uri murataramira isi. Urafasha abantu babaswe bari kugahinda bamerewe nabi babangamiwe hirya ho ngaho utareba amajwi yawe bagira. Iyi migeri yawe bagira. Iyi nanga kiriya gisimba kibagira. Uzagikora rero uzagikora nk'umuntu ufite abarimo kuvura. Afite abarimo kuvura. Yakubigisha gusenga tuyi ikintu bita gusenga. Gusenga bivanga mu kanwa. Bikoresha izi phonology, bikoresha ibi dukoresha tuvuga.
ushobora kuba warize kuvuga, warize indimi, warize literere, uzi kuvuga neza ariko gusenga bikakunanira. ushobora kuba uzi cyose uzi kuvuga neza ugorora amagambo waje gusenga bikakunanira, kandi bikoresha na by'umunwa. Gusenga ibintu gusa. Gusenga ni ukuvuga, gusenga ni ukuganira. Kandi iyo umuntu aganira iyo ari babiri, iyo barenze umwe. Hanyuma hari uvuga hakaba n'uwumva, kandi iyo uvuga uba wumva bacecetse, hanyuma wamara kuvuga nawe akavuga nawe ugaceceka. Uko niko kuvuga bigenda. Hari uvuga n'uwumva, hanyuma bagahana umwanya wo kumva no kuvuga. Iyo dusenga tuba tuganira n'Imana, kandi iyo tuvuga Imana ibiceceka yumva, hanyuma twamara gusenga natwe tugaceceka tukumva Imana. Ntabwo ari ugusenga gusa tutumva Imana, ni ugusenga hanyuma ugaceceka ukumva Imana. Ntukajye usenga buri munsi ngo Mana numve, ahubwo uzajya wishimira kumva nawe ko wakumva Imana. Kandi iyo wumva Imana, hari abantu bagira ngo ntabwo amajwi y'Imana ntabageraho. Ijwi ry'Imana ryose ni ihumure ryaje mu mutima wawe. Oya, hari abantu bavuga ngo bagira inyereko iyo basinziriye ngo bararota. Ntugategereze kurota, uzasenge nurangiza ufata akanya ko guceceka wumva Imana. Kandi nuceceka umaze gusenga uzumva Imana. Kandi Imana yarantangaje, mabwiza kuri Imana yarantangaje. Urabona twese ukuntu tungana dusengeye rimwe twese. Imana nta nubwo byayisakuriza bivuge ngo banza gutondera numve mushumba ko yumva, cyangwa ngo wowe banza gutondera ngo numve ngo ni uri ufite ibibazo bikomeye. Iyo dusengeye rimwe twese, Imana yumva ngero gusa ngende. Imana ntabwo yita ku majwi menshi. Twese duhagurukira no gusenga. Imana yaje kumva, ikumva wowe wenyine gusa. Ugasanga hari wowe wiseze wenyine. Hari umuntu wari wakingiriza undi zuba rata. Hano hanze y'umutara. Hari wari wakingiriza twakwigira ariko izuba rikanakira nani. Niko utakingiriza undi amasengesho. Iyo senga Imana yumva ngende. Nawe wasenga Imana ikubona. Imana itegereje ngo baguceceke. Nimutegereje ngo reka abandi babanze baceceke. Imana izumva abandi basakuje, kuko Imana ntabwo twayisakuriza mu bushoboke. Imana itumva wenyine. Ntabwo Imana iteretse abantu muri majorite. Oya. Kandi Imana ikorera muri dimension yawe gusa. Imana niba warayihaye volume ngiyo yo hasi. Reka mbabwize ukuri. Hari abasore babiri ni inkuru yanangaje cyane. Hano i Kigali hano muga. Abahungu babiri basenga Imana neza. Mukuri no mu mwuka. Kuko nibibaza bibiri gusa gusengera mu mukuri no mu mwuka. Niba icyaga gatatu ukibona uzakimbira. Ariko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Nibyo bibaza bibiri hari. Abo bahungu barasenga neza mu kuri no mu mwuka. Babinjira amasengesho kandi bari bazi gusenga. Basengera amadayimoni akava mu bantu, basengera indwara zigakira. Bafata igihe cyo kwiyiriza ngo babe nk'abasenga neza. Bafata nk'ibyumweru bibiri. Izarira bataka. Umwabwira undi areba undi amugeza hagati turashize ndari. Izari tumariya. Ariko noneho bigeze tugomba gushaka ibyo twarya. Kandi bombi barabakene nta n'umwe wari ufite akazi, amafaranga bari bafite. Bamaze gusonza neza, umwe abaza mugenzi we ati wowe waba ufite iki tate ntacyo. Nawe wowe se nta kintu pe. Nta n'uwo wahamagara bati nta. Cyokora njye icyo mfite kwizera. Undi nawe ati nanje ndagufite. Sawa, tujyane kwizera kwacu kuri restaurant tuje kuri. Ayo n'amakuru yani Kigali n'abahungu bahari n'amakuru atari ivu. Hano abahungu bayumva Kigali nani. Bamanutse bombi muri restaurant. Bashike batanga komanda. Wowe satumanye. Lazima ibadilishe yote. Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Waweza tu maneno lazima ibadilishe yote. Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Waweza tu maneno
ntabwo muzi akazi mwasabye na confidence. Yesu yagukoze isoni. Aho none tubahe iki banyakubahwa. Umwe aravuga ngo nanone haza gukubitirwa n'ibiyese munzanire umukano n'amandazi, munzanire umukano n'irindazi ze gukubitirwa ukuri. Basi nabo baragenekereza wowe ko nakoresheje make. Undi aravuga ngo kubera ko n'ubundi nta mafaranga afite kandi nashoboye kwizera, sinasondeka kwizera munzanire inkoko. Munzanire inkoko n'ibindi byose muyiherekeze. Muyiherekeze inkoko igere wonyine nkoko yuzuye neza, muyizane muyindi ingere iruhande. Umwe bamuzanye bamuteretse mu kanwa n'amandazi, arebye mugenzi we ikijisho akamureba, abona bamuteretse inkoko ati buriya mutipe buriya ntiyandushe ntafite amafaranga. Wowe ugasana inkoko nta n'amandazi ufite, avuga ati ntacyo njyewe ahubwo ndakubitirwa inkoko, ariko narakubitwa nanahazi. Imana yawe niba kwizera kuresha na mutaru uzarya mutaru ubuzima bwose. Niba kwizera ari inkoko uzacurwa n'inkoko. Umwe yitereka inkoko arayirya neza, inkoko arayimara, wowe yongera mu kanwa yigeze ahandi. Hari umuntu wigeze ahazwa mu kanwa, ariko mu kanwa n'agasimba ye mu kanwa. Niba hari ikintu uzira mu kanwa n'igigeri no mu butaka ibiriya ntazi. None bamaze kurya bombi, umwe aratereza neza arahaga, batangira kureba hanze, bateze buriya hariya turahagera. Hariya birashoboka ko tuhagera uyu munsi. Bati turenda bahaguruka turebe ko hari udukurikiye. Barahagurutse bateye intambwe ya mbere. Mu nguni hariya hirya hari abandi bakiraga barimo umukecuru. Hanyuma ahamagara, ntibigeze banabibona, ahamagara wa mukobwa wakiriye bagasore bakikikira, aramuhamagara aramureguza, amusanga hariya ku meza yiwe, aramubwira ngo bariya basore wakiriye ngo bigeze kumusengera ngo aridakira. Fagitire yabo uze kuyizanira n'ishuri, uzane fagitire yabo n'ishuri. Ntabwo yigeze arabwira atamusinya faranga. Abasore basohotse bageze ku marembo, umukobwa arababwira ngo nimujyane neza fagitire yanyu bayishyure. Mandazi bwageze aho mukarubwira ngo yegere gutya, we mukarubwira hano Nyagatare, hano umuhanda n'izimurimo na Ange turi ku bitaro hano, umudamu hano Nyagatare yarwaye kansa. Ndashaka ko imbaraga ziri mu masengesho, hanyuma mbabwire ko gusenga ari uguhumeka k'umukristo. Umukristo udasenga ni maiti, ni kadavre, ni umuntu udahumeka. Abantu badahumeka baza bicara n'abandi muga, ubwo bamwe bicaye muri morgue hano, bamwe ni muri morgue hano, tudahera guhumeka. Bamwe barize imiceri hano, bamwe bameze nka hamwe n'irizi imiceri hano. Umugore yarwara kansa bamujyana i Butaro, nuwahana Nyagatare. Twari mu gitaramo kimwe cyo gushima cyumweru gishize, nari kumwe na Zimuri, nari kumwe na Ange. Agwara kansa bajya i Butaro bakamupima baravuga ngo ni kansa.
kandi kansa uriya ni muganga nanjye ni muganga. Kansa ubundi ni urugingo rwiyongera ku ngingo twarema. Mu yandi magambo tugira amagufwa afite umubare, tukagira n'inyama zifite umubare. Iyo hiyongereye ikindi kirenze ku byo wavukanye kidevelopa iyo virus ya kansa, abasirikare b'umubiri bakaza kurwanya cya kintu cyaje, cya gikoro etranje, bakahashirira umuntu akicwa na kansa. Bamupima ibitaro ni kansa, bamujyana i Kigali ni kansa, barakonfaminga. Leta iravuga ati tuzatangaya, nawe ushakaya ujye mu Buhinde bajye kukombera ukiri kanseri. Leta itangayayo n'abandi batangaya. Nawe aravuga ati ntacyo ubwo mwayatanze, nanjye njyanye icyanditswe kiri muri Yobu kivuga ngo nzi yuko ushobora byose. Kuko yarwaye kansa yo mu bihaha, kuko ntabwo yisana umwuka, nta nubwo kandi murabizi ko umwuka wose uturuka mu bihaha, ntabwo wita ntakuzamuka. Yarameze gutya, aravuga ati nje kukubaza ikibazo kimwe gusa wamana. Ijambo uvuga ko ijambo ari ryawe kandi ngo rifite umumaro wo gukiza. None muri ibyo byose ushoboye wivugiye, kansa ntabwo irimo. Hano washuje zero ushobora byose, nta kibazo kurongora imigambi yawe yose. None mu byo ushoboye byose ko nta exception washizemo, kansa ntabwo irimo ngo mbimenye. Mu by'Imana ishoboye nimba indwara itarimo izakwica. Mu by'Imana ishoboye byose nimba nta diplome irimo ntayo uzabona. Mu by'Imana ishoboye byose niba nta rutaro rurimo ntabwo uzabona. Mu by'Imana ishoboye byose niba nta kazi karimo uzapfa umushomeri. Mu by'Imana ishoboye byose niba nta gukomera kurimo uzapfa udakomeye. Imana iramubwira ngo iryo ni ijambo ryanjye nivugiye, ishoboye byose. Niba wizera neza ko kansa nayo irimo, amen, mu byo ushoboye. Arasenga, amaze gusenga atanga amen, yumva ko Imana neza ishoboye na kansa. Imana ikorera kuri tuma si kwizera kwacu, kuko kwizera kwacu kuresha Imana ikora. Iyo kwizera kwawe kuri hasi, Imana ikorera muri iyo dimension yo hasi. Imana yabaye wowe ufite dimension hejuru yo kwizera, ugakorera muri ubwo kwizera. Yamaze gusenga atashe, yumva noneho arahaguruka. Hayobe gutya arahaguruka, agaruka azamuka kongera gusoma. Yeze iminsi yo kuja mu Buhinde ibirageze. Abuhinde yewe nakize. Wakize. Birashoboka ko wakire, kumva nakize, ndahumeka bidasanzwe ko. Mugabo ati ntacyo leta yamaze kwishura. Nayaje yarabonetse. Ya tugende. Agera mu Buhinde. Badokiteri bose bamunamye kuwa mbere, arapimye, afashe ibipapuro byavuye mu Rwanda byose byemeza ko uwo muntu arwaye kansa. Barabyemeza, baravuga ati iyo ni kansa. Bajya mu bipimo bya kuwa mbere, biramushobera. Ahamagara undi, bamwikubaho bose baramuzenguruka, baramubwira ngo habe na virus itera kansa ayiri mu uwo mugore atinya kubwira umugabo. Hambira ariko abaganga sinzi uko bavuze, baravuze ngo nta virus iri mu maraso yawe. None ibyo bintu twabivuga bati musubiremo neza, basubiye baravuga ati icyo ukora turimo kureba ku bihaha tukabona aho akantu kameze nk'agakovu, ni nk'agakovu karimo ku bihaha. Imana yakoze operasiyo yayo, iranagura, irakora operasiyo, ikora pansema, irasinga, ivura igisebe kirakira. Umugore baramusezerera, baramubwira ngo taha. Ariana Nyagatare, umuti w'agahinda, umuti w'umubabaro no gusenga. Muri rero umuntu ubabaye uraririra bisi ngo bigende, uraririra bisi ngo bigende.
bakakubwira ordonnance médicale, bakakubwira ngo jya kuri farumasi ujya kugura umuti. Umuti w'umubabaro, umuti w'amarira ni ukujya gusenga. Yo mutima. Gusenga kuza kunyeganyeza bya bintu byose bitunyeganyeza. Buriya Satani yashaka kugerageza neza, arabanza akanyeganyeza kuva kukomera. Bya bindi byose bitunyeganyeza, iyo dusenze natwe turabinyeganyeza. Gusenga ariko kunyeganyeza gusa, ibintu byari bikunyeganyeza bikadoka. Gusenga kuratubohora. Ubu ntabwo muzi ko tuboshwe. Twarashize n'ukuri kose. Bamwe baboheye inyuma, abandi baboheye imbere. Bamwe babobosha amatwi, abandi akanwa, abandi n'amaguru, abandi n'amaboko. Ariko ikibohora gusa umuntu waboshe no gusenga. Basanga bagenzi babo muri gereza. Basanga bariyakiriye Kiriye mu mpungure no kubwirana amakuru bati we bafungiwe iki? We bafungiwe iki bimeze bite? We arababwira ati twebwe mu gicuku cya nyuma turasenga. basenze iminyururu yawe irahura. Inzugi zirikingura. Nusenga hari inzugi wanyu zikinze ntabwo zirebesha amaso. Haleluya. Hari inzugi wanyu zikinze zitegereje gusenga. Kandi nusenga zizakinguka. Imana igize ngukwereke, Reka kubwira, usengera mu ibanga hariya pasiteri atabizi n'abandi bose bo mu rugo batabizi. Imana yajya gutanga igisubizo ikagicisha mu itangazo. Wasengera aho batareba, Imana yajya gusubiza igacisha mu itangazo. Kandi bituyera mu muri dusenga, hari inzugi tutareba ziba zikinguka, hari iminyururu ituboshe ibirego. Kandi dusenga ahantu hose naho gusengera. Ntabwo usanga hano bahafunze n'umuzamu yagiye tukavuge ngo ugiye kubura gusengera. Isi yose Imana yari ikiranuye iyihindura icyumba cy'amasengesho. aho ugeze hose, waba uri mu muhanda wahasengera, ahantu hose uri imbere y'Imana. Bakusenga gusa mu kuri no mu mwuka. Ariko ahantu hose turi hose ni mu cyumba cyo gusenga. Mu muhanda naho gusengera, mu kazi naho gusengera, mu ishuri naho gusengera, mu rugo naho gusengera. Ntabwo bisaba ko tuzana gusengera. Haleluya. Yona we yageze mu nda y'urufi ahasanga amahombi. Mu nda y'urufi cyane hasi Arasenga. Imana iramwimura imujyana n'urufi umuruka hafi. Ntutegereze kuza gusenga, ngutegereze ko bazana gafunguzo. Aho uri hose uri imbere y'Imana, bakusenga mu kuri no mu mwuka. Mutambuke bako mwembi, mutambuke hariya hejuru. Ariko Imana ifite abakozi babiri. No mu itangazo n'irigufi mwigira hano Mana.